Tripotabia, indwara imaze gufata umubare w'abantu batari bake kuri iyi si yacu. Ndabizi mwese mwibaza ati iyi ndwara y'ijite hanyuma y'ibyorezo tumaze iminsi turi kumva yaba ijite, yakozwe ite, ndetse uwayikoze ryari. Iyi ndwara ni indwara karemano umuntu avukana ndetse akayigira bitewe no kubana n'abandi muri sosiyete, urugero imikoranire ye nabo ndetse n'ibyo abona bikamutera pressure ndetse no kubagirira ishyari mu bitekerezo. Umuhanga mu by'ubushakashatsi Dr. Martin Edison wabayeho mu 1930, we yari umwongereza, nibwo yashyize muri laboratoire abantu bagera kuri 30 b'abahanga mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Yafashe abo bantu bose abakusanyiriza muri laboratoire. Ikintu yari agamije cyari gusuzuma abo bantu ngo arebe niba hari indwara ishobora kuba yaterwa no gukoresha imbuga nkoranyambaga. Dore imbuga nkoranyambaga ikintu cya mbere zitera. Ubushakashatsi bwe bwagaragaje yuko umubare w'abo bantu mwinshi umaze kugira indwara yitwa Tripotabia. Mu kinyarwanda kizima ni indwara y'ishyari rikabije umuntu agirira undi ntacyo bapfana usibye kwifuza kugera aho we yakabaye ageze. Video ya mbere yageze kuri YouTube ni y'umugabo witwa Martin Chaplin. Uwo mugabo niwe wakoze video ya mbere. Iyo video yabashije kuba yarebwa na biliyoni 5 ndetse n'imisago. Ariko ikintu cyagaragaje ko abantu barebye iyo video bose bahise bandura iyo ndwara ya Tripotabia ni uko iyo video nta n'umuntu n'umwe wigeze ayikorera like, atari uko ari mbi, ndetse yari video iteye ubwuzu ndetse yari comedy nziza cyane. Mwahita mwibaza ati twebwe iyi ndwara yatugezeho? Manzi utekereze abantu bose ukunda kureba video zabo, urebe nimba warakoze subscribe, nibwo uramenya nimba iyi ndwara utarayanduye. Mu karaporo gatoya kagaragara nsa nuko zisuzuma nkacukumbura nkifashisha umubare w'abantu bakoze subscribe zanjye ni muke ugereranyije na views ngira. Nimba utaranduye iyi ndwara, reba nimba warakoze subscribe, cyangwa se urebe hanyuma yo kureba iki kiganiro nimba subscribe warayikoze. Ibyo birakumvisha neza 100% niba utarwaye iyi ndwara. Amazina yanjye banyita Ice Boy nyawe, mbahaye ikaze mu kiganiro. Edison Matata Chaplin Martin, abahanga ku bushakashatsi ku kiremwamuntu. Mu mwaka w'1945 nibwo hashyizwe inyandiko ya mbere yavuye mu bushakashatsi bari bamaze biga ku kiremwamuntu, ndetse n'ikoranabuhanga ryari ritangiye gukaza umurego, ritangiye kwinjira mu kiremwamuntu. Iyo nyandiko yagiraga iti "It was very strong to be used", bisobanuye biragoye kuyikoresha. Nta yindi bavugaga ni Google ndetse n'izindi mbuga nka Chrome zazitangiye kuza zikwirakwira ndetse zamaze kwadura ikiswe YouTube, mu gihe bari batangiye kuyishyira ku mugaragaro ngo abantu babashe kuba bageraho biteze n'imbere mu gukurikira rwa rubuga rwabo. Dore icyaje gukurikiraho nyuma ari nacyo cyaje guteza indwara kuri ubu ngubu ihangayikishije abantu benshi, Tripotabia. Tripotabia mu kinyarwanda cyiza ni indwara y'ishyari ryo mu mutima, ndetse akaba ari ishyari riza ariko umuntu akaba adatekereza ko ari ryo. Wakibaza ati iyi ndwara ni akahe karemangingo karibika? Iyi ndwara iyo yamaze kugufata ifata 1/3 cy'ubwonko ndetse igafata na 1/2 cy'umutima. Ubwenge bwawe, satima zawe
zose ukagenda ukandura tripotabia. Umuhanga Dr. Charles we yagaragaje yuko uturemangingo tugize ubwonko bw'umuntu iyo twamaze gufatwa na tripotabia, umuntu atangira kumva yuko ari hejuru y'abandi bose, kabone niyo yaba amaso yamwereka yuko ari uri hasi. Hamwe uzabona urebye video y'umuntu ukayirangiza cyangwa se ukaba wanayikunze ariko ntukore share, ndetse nimba yanagushimishije ntunakore comment na subscribe ukayireka, kubwo kugira rya shyari rya tripotabia ryamaze kugufata santema zawe ndetse ukaba waramaze kwangirika. Mukore ibisa nk'isuzuma murebe nimba mutarwaye tripotabia. Iyi video nizere ko igushimishije wowe muntu twabanye, nshimishijwe nuko ushobora kuba utaranduye tripotabia. Iki kiganiro cyitwa Iceboy nyawe World 2024.